Ijambo ry'umunsi. Gusinzira no kuruhuka ni umuti mwiza cyane kuri wowe. Gusinzira ni imbuto y'ingufu nshya mu buzima bwawe. Emera ibyifuzo byawe bya bindi byihariye bidasanzwe bibashe gukorwa mu buzima bwawe. Iyo unaniwe utekereza ukundi kandi kutari kwiza, uvuga ukundi, utangira gusuzuma ubuzima ukundi, kandi ibintu byose utangira kubibona nabi. Gira rero akamenyero ndetse n'umuco wo kuryama buri joro igihe kimwe, mara ibitotsi, ryama uruhuke. Buri gihe ibuka yuko umunaniro waje kwizera gusohoka, kandi iyo umunaniro winjiye kwizera kuragenda cyane. Soma Mariko igice cya 6 umurongo wa 31. Arababwira ati, nimwitandukanye mu butayu muruhuka kanya gato, kuko ari benshi baza bakagenda kandi ntabyo kurya bari bafite bihagije. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.